hanyuma nka mukuru wiwe Vava ucishije mu nyurabwenge Vava yazize iki? Mbere ikigaragara cyo Vava ntabwo ari igifu yazize, hari n'ibindi yazize. Yafashwe aribwa mu nda, icyo ari cyose akaruka bikazamuka mu bitugu, umutwe noneho ko nigeze njyayo njabika igitenge maze kukijabikanya murambiko yo gutya mu mpanga gihita cyumuka ako kanya, ariko yatubwira ati ndarembye sinzi ko nzabaho, ati umutwe urandya cyane, ibitugu bikandya, n'icyo ndiye cyose nkaruka. Ubwo tubona ko Vava arwaye arembye, ariko bamuha imiti. Ubundi kimwishe cyose kimwishe yari yorohewe, ntabwo ari igifu, afite ikindi kintu azize. Yes, kanizere ko umeze neza cyane udukurikirana umunsi ku munsi, udahwema gukora subscribe, like, share na comment kuri 550 Kigali 250 Keza TV show, Neza TV show ndetse no kuri Eno TV cyo mu 550. Nizere ko umeze neza cyane, nizere ko mwakoze subscribe kuri Fani TV 550. Ibihe byiza katubashimire uburyo mugenda mufatanye bwanyu mugenda mutugezaho, turabashimira cyane muri abantu bagaciro. Turi hano ahantu bita Nyamasheke, turi kwa Vava, turacyaganira n'umuryango wabo. Tugiye kuganira kuri screen, muri kubona abantu batatu, tugiye kuganira batwibwire, tuganira. Meze neza? Meze neza. Niga batoneste. Uvuga ngo tugiye kuganira, wenda uwo nza kubaza ndajya mbwira icyapfana na Valentine cyangwa Vava. Valentine mushiki wanjye kwa data. Amakuru? Imeze. Amazina? Nyasafari Serafine. Mukuru wangu ku mugongo. Uri mukuru. Amakuru? Neza. Yegeza mikoro byangu tubashe kumvikana. Ifate gutya. Nitwa Bikorimana. Nitwa Bikorimana. Joseph. Valentine na Vava. Vava mushiki wanjye. Mushiki wawe. Okay. Muri abana bangahe? Ubwo twara abana batatu. Budusigaye turi babiri. Musigaye muri babiri. Ni ryari mwamenye yuko Vava arwaye? Vava amazina yose nkabi 3 cyangwa 4 ndumva nibuka gutyo. Vava yari mushiki wanjye ageze ahantu yagomye kumenya nk'umusaza we. Vava abanza arwaye. Yanza abimenyera, numva ngize ikibazo, numva ndabaye pe, no kugeza umunsi ndacyabaye. Vava ari umwana mwiza, yaratangiye guteza imbere, ariko Imana ntibyemeye. Gusa Imana izamwakire mu buryo budashira, utazanarangira na rimwe. Igihe cyose tuzatumwa tumwibuka iminsi yose, Imana izamujyana mu ijuru, iko Imana yamuteguriye, natwe tuzagenda tumusangayo. Imana izamwongerera uburuko budashira. Nta muntu yigeze agira nabi n'umwe, abantu bose bafataga neza, nta muntu yacaga inyuma, nta muntu yasuzuguraga, yakoraga gahunda zose muri we zigakemuka neza. Imana izamugeze mu ijuru, n'ubu Imana imugezeyo aruhuke. Imana izakomeza murinde aho yaba yijyamiye hose, nta kibazo cya Vava twagiranaga. Ubu ndi mu gahinda ka Vava, nta muturanyi yangaga na rimwe. Vava ari umuntu mwiza cyane. Vava haba umwana haba umusaza ntiyamusuzuguraga, nta muntu yagiraga nabi nshaka amazi akaba yamuha. Vava ari umuntu ukunda guhembura abantu bose, bingira hirya no hino. Imana imwakire neza, ntaho nzamwibukira. Murakoze. Hanyuma nka mukuru wiwe Vava ucishije mu nyurabwenge Vava yazize iki? Mbere ikigaragara cyo Vava ntabwo ari igifu yazize, hari n'ibindi yazize. Urugero nyine yafashwe aribwa mu nda, icyo ari cyose akaruka bikazamuka mu bitugu, umutwe noneho ko nigeze njyayo njabika igitenge maze kukijabikanya murambiko yo gutya mu mpanga gihita cyumuka ako kanya. Ubwo rero nyine ikintu azize mu mutwe hahoraga haka. Bigaragara rero nyine ko atari uburwayi, ibindi byamwihangiye.
byamufashe ryari urwaye imbega byamufashe ryari amaze ibyumweru 2 yarafashwe yaravuye n'ahangaha aduhamagara ku mutwe kumurya abanza no kugira ngo ni ibisuko yasizeho abikuraho biranga biba hahandi amamagara nijoro nka mukuru ati ndarembye ariko numva kuka ari gake ati ndarembye umbwirire mama na muramu wanjye babyuke baza kundeba meze nabi nze ndwarire aho ngaho ubwo bigeze hagati mu ijoro nk'isa 6 arongera amagara ati nabonye abantu bangeza kwa muganga ubwo hari kuwa 4 nijoro noneho kuwa 5 nibwo yaje agera Ikibogora ageze Ikibogora duhamagara ati nageze Ikibogora murumuna we ko asaba bajya kumurwaza noneho ngezeyo ese dutumaho tujyayo nge na mama tugezeyo nge dusanga byo ararembye twanahuriye n'abanyamakuru icyo gihe ariko yatubwira ati ndarembye sinzi ko nzabaho ati umutwe urandya cyane ibitugu bikandya n'icyo ndiye cyose nkaruka ubwo tubona ko bava arwaye arembye ariko bamuha imiti none ngiye gusubirayo mbona arambwira ati munda hakize sinyiri kuruka igifu ndumva nta kibazo ubundi kimwishe cyose kimwishi yari yorohewe nabwo ari igifu afite ikindi kintu azize muzo usanzwe yigiza arwaraho igifu yigeze akirwara ariko ntabwo byari bikaze hanyuma vava weho umuzite ava n'umwana mwiza pe numva nta kibazo nta muntu ajya agasuzugura umva yaba afite amafaranga umuntu wese akamuhereza umva nta kibazo kabisa hanyuma weho nawe ucishe mu nyurabwenge hari abantu wenda twaje ku muhanda kuvuga ati nta bantu sinzi ukuntu bavuga kandi ugace bakita nk'icyanyu mu Kirimbi cyane cyane ko wenda ntuza Jay Polly nawe niho yari umuvandimwe wanyu avuga ati nta batugendaho cyane ubu nari kubera icyo bagenda nyine urabona ari ukuntu umuntu aba ashaka nyine gutera imbere ariko abantu bose babyishimira umuntu waciye hose umuntu ariko wapi nyine abantu bose ntabwo bakwishimira ariko baba nta kibazo umva nta kibazo kabisa badufitanye hanyuma hari abantu wenda bavuga ngo wenda ngo ni ishyari abantu bakunda kugira abantu bagiye ishyari wavubwira iki ishyari mu bantu ho ntabwo byabana n'abakora iki ariko abandi abantu bagira ishyari ho umva kwino si buri wese nyine arabizi abantu bagira ishyari ntabwo byabura mu bantu kugira ishyari ariko kabisa buri wese nyine yakora ibye kuvuga ngo umuntu akoze ikintu ugiye kumureberaho ngo nawe kabisa ngo nakuriye kubaho oya wese acwa no uzamwe cyangwa se n'ibindi bintu byiwe ariko ibyishyari nyine bakabigabanya hanyuma igihe yarari kwa muganga arwaye kugeza aho bamutegeye akazi ntangaha we aza wamubonye mu ishusho Vava yaje tubona nta kibazo ariko rangiye dusubiye inyuma muri Vava ikintu azize ntabwo abantu bamugani nk'ibyo turi kuvuga ntabwo abantu bishimira umuntu kimwe iyo babonye abantu babonye wigurira agasabune wigurira agapira wigurira agasaha wigurira agatelefone cyangwa se wagira nk'amagana yawe ukaheza umuntu ati uriya ntago ampaye ubwo icyo gihe aba ari inzika bagenda basigara bamwibazaho ariko Vava ngewe mu byo nabonaga Vava nta kibazo yagiraga n'abantu bose baba barigeze kugira ikibazo na rimwe wenda tukavuga ati wenda ibintu muri garage twavuga ati wenda uyu nguyu bitewe n'ukuntu yamufataga wasangaga wenda aho anyuze hose yumva yacisha umuriro nta muntu n'umwe inaha baba bafitiye ikibazo hamwe na gato ndumva nta kabisa Vava nta kibazo cye azize iyo terambere yigereyemo ndumva ari cyengewe nabona navuga Vava nta kibazo cye yagiranaga n'abaturage kandi naherekana mbibabwira okay hanyuma ari njyewe nzi ko turibuze gutambika twazigendera hirya iriya
none naje nsanga ni hano ruguru y'umuhanda kwiki mwahisemo kuza kwakira umurambo hano twabonye hano ari hafi y'umuhanda turavuga ati ahangaha kuva ari ku muturanyi wacu ari no kwa mukuru wanjye twahisemo kubona ko kugira ngo tubajyane twiga tubarushya hirya atari ku muhanda bavuze ngo ibintu byose turabikora hano ndibuka ni nawe hano kwa mushiki wanjye twagiye mushiki wanjye hano niho iwe hano ni kwa mushiki mushiki wanjye njye bagaruye mvuga ko ari hano so hanyuma wenda tujye mu butoya bwa Vava cyane cyane ko wenda wowe uramuruta uzi uko yakuze akiri muto yarameze ati mu bwana bwe yarameze ati Vava mu bwana bwe yamwe n'ubundi yitonda Vava nta kibazo agira Vava yahereye kera ashaka amafaranga yewe aza amuhira akandi yavuga ati Vava dore tugiye kuburara nimuze akaza amafaranga ati mukecuru ya guhaha Vava amafaranga yamwe n'ubundi atayagiraho ikibazo Vava yamwe azi ubwenge yamwe igura isabune nta kibazo Vava agashaka kugira ngo ujye gerageza agure n'inkoko ikire ku mbuga inkoko ziza kuzagira igihe zigira indwara zirapfa Vava noneho aravuga ati ibi ngibi reka nkomeze nishakira ubuzima aza kuzageraho aravuga ati ngiye Kigali ngiye Kigali yenda nagenza hagira ubuzima rero atangiye kugera nyine nibwo bwo yaragezemo ubwo buzima bwe agezemo nibwo azize nta kuvuga ngo ni umuturanyi ngo yenda bari bateye ikibazo arinze agenda ngana kuriya nta muntu bafite ikibazo na rimwe nta muntu wigeze bashyamirana ngo batukane cyangwa se amatonganye ibyo bya Vava inkuru ya Vava navuga nahamya niyo nge nta yindi hanyuma wenda mu mpano yigeze kucyagaragaza cyane wenda nkuko twabumenye mbere twamumenye atangiye kuririmba indirimbo ugeze ndikomaze mukuru wiwe ugeze mubona yica wenda afashe n'ikaramu arimo kuvuga ati ngiye guhimba indirimbo impano yo kuririmba cyane no gufata yararirimbaga cyane nibyo bintu yakundaga yarabikundaga mu byumbe ko yakundaga kuririmba ko rero nyine tuza gushiduka n'ubundi yarabaye ngo umuhanzi ariko ahantu hose yabaga yicaye yabaga ari kuririmba yaba ari gukora ukumva ateruye akaririmbo yaba ari kugenda ukumva yaba yicaye ukumva ari kuririmba ibintu byo kuririmba rero byari bimurimo mutwe bimuri mu maraso byari bimurimo mbega hanyuma weho hari wenda uburyo ushobora kuba weho nk'umuntu waruzi Vava ni iki yagukoreye cyagukoze ku mutima Vava ndibuka hari kimwe yaje avuye i Kigali asanga ku isatere arambwira ati fata icyo ushaka cyose ubwo ndareba ese impanda mfata iki ku mana yanjye ubwo mbanatse wenda akantu nyine ko kunywa barambwira ati nta kibazo ariko ikindi nibuka ajyaga aza mbere akasanga ku isatere ngo tewe se wagiye kumura se cyangwa se imineke ambwira ati ngo tugende noneho ubwo abantu bahatananye mu iseta nyine kabisa no kumutwimereye mbona amara kumubwira ati ngaho fata cyangwa se imineke kabisa amuherekeye mwamerekeza nkamugeza hafi wabo nyine mu rugo nanjye ngasubira mu rugo nyine akagenda aririmba nyine ubona nyine ufite iyo mpano kabisa nicyo kimwibukiraho nta kibazo uwo munsi kabisa yaraje arambwira ati fata icyo ushaka pe fata icyo ushaka arambwira ati nanjye mba nibutse twaturanye gungwa nyine mu isatere so mbazeho ni ukuvuga ngo wenda nkawe mukuru umva niwe wavutse imbere mu muryango aho bose bavutse ureba wenda ugereranyije nk'impano Vava yari afite yayikuraga kuri nde cyangwa yayikuraga kuki Vava yayikoraga mu bwenge bwe hari mu muryango wigeze kubaho
wenda mbere yiwe wa Jay Paul. Jay Paul Jay Paul yari umuryango. Baravuga ati reka ngize amahirwe ndakubonye, ndashaka ko wakitera imbere. Ariko ubwo ngewe nka musaza we nyine, ubwo ninjye bisa nkaho ninjye mukuru nk'uko muri kubivuga. Bava twarabanye, tumaze kubana akajya afasha mukecuru guhinga. Amaze guhinga aravuga ati agataha afata amazi akajya yoga. Bava akavuga ati yamara guhinga agafata amazi, yamara koga akajya mu nzu akisasa agace akiryamira akaririmba. Yarangiza ati ekeme ngiye, agatembera nko ku cyumweru, akagaruka akaza yizera mu rugo. Noneho ubwo akabwira umukecuru ati ese uyu munsi urabibona ute? Umukecuru ati ngewe ngiye gusenga. Yasoma ati nanjye ngiye gutembera, ariko igihe cyose ndataha kare nze ndebe umukecuru ibyo ntekere umukecuru, mushishire ashyushye amazi, yashishe igikoma cyangwa se ibintu yateka. Bava akajya gutashya, akaza rimwe akazambikaho, akoza isafuriya agateka. Bava ndenze ngira hano yarandese nubwo nakunze kuba muhera, ariko Vava yarandese. Ubwo rero nzajya nzira nk'igihe yagezemo, yakambwira ati kora Imana rero mvuye i Kigali, none abana baraburara. Bava igihe kimwe amafaranga, abwira umugore wanjye ati fata 3,000 ujye kugurira abana ibyo kurya. Vava aravuga ati kora Imana ntabwo waza kujya gusa, niho ndi kubabwira ngo nzaye mwibukira ngewe. Vava aravuga ati ntabwo waza kurya gusa ibyo kunywa amazi, ngayo amafaranga 2,000 ujye kunywa agatobe. Igihe kirageze aragiye, amaze kubikora gutyo aragiye asubiye i Kigali. Aza kuzagaruka arambwira ati mu byo nagukorera ngiye 5,000 nguhaye, 5,000 ninzagaruka nzakugurira ihene. Ubwo yabambwiraga gutyo azi ko andi mu ideni ry'ihene yaratarayingura, ariko nzi ko nzayibona. Nta wana Vava nindi kujya mwibukira. Vava akambwira ati nugira amafaranga, nubura amafaranga, kuko mu giturage nta mafaranga wayavana, nzajya nkugura ipantaro mwambike, ariko umenyere umukecuru wanjye muri kumwe mwegeranye gutya. Ngibi bya Vava nakubwira. Hanyuma hari umuntu bita Bamporiki mu muzi w'iki? Bamporiki ndumva nta kibazo. Muzi w'iki? Bamporiki twarareramo. Icyo nashaka kugwaho najya kumenye neza, kuko namakuru nari mfite ariko ntabwo nari nyahagazeho. Bamporiki Edouard burye mwararamo mu muryango. Amara n'umuryango w'abastari, nuko wa mugani bya cyarite yaribura. Wamugejeje i Kigali. Nawe wamugejeje i Kigali. Nawe wamugejeje i Kigali. Bamporiki niwe wagejeje. Cyagenze